Yesu ashimwe cyane bene data aho muri hirya no hino. Yesu nahimbazwe mu byo murimo byose, mu byo mukora, imirimo mubyukira muko bukeye ko bwije. Ndasabye ngo amahoro y'Imana akomeze kuba muri mwe, mu ngendo zanyu, mu banyu no mu bavandimwe banyu hirya no hino. Amahoro y'Imana akomeze kuba muri mwe. Yesu nashimwe cyane. Je nitwa Goreti Bareke, ndubatse. Uwiteka yangiriye neza, Uwiteka ni umutabazi, Uwiteka ni ubuhungiro bwacu. Ntawamuhungiraho ngamuhunge, ntawamuhungiraho ngamwime kumutega amatwi. Muzaniye rero ihumure, muzaniye amagambo ahumuriza, muzaniye ijambo rivuga ngo muhumuriza. Muhumuriza nanjye muhumurize. Ibyaduhungabanyije ni byinshi, ibidutera ni byinshi, ibyo byose bibaje umutima wawe ni byinshi cyane, byababaje uwanjye ni byinshi, ariko nje kukubwira ngo reka duhumurizanye. Nimuhumuriza ukamuhumuriza, tuzafatana urunana tugere mu ijuru kwa Data amahoro. Muri uru rugendo ruzatworohera, muri ubu buzima tuzorohererwa. Yesu nashimwe cyane. Nta mpamvu zo kwigunga, nta mpamvu zo guheranwa n'agahinda, nta mpamvu zo guterwa ngo nawe wigunge. Ndaje rero kuri urubuga rwacu rwa Mpumuriza TV kugira ngo tuhaganirire amagambo y'ihumure. N'ahantu tuzajya tuganirira amagambo y'ihumure, tugasangira ibyururutse umutima, tukavugana iby'ubwami bwa Data. Yesu nashimwe cyane. Niyerekwa amaranye igihe kirekire cyane kitari gito, nyiri umukobwa, kugeza ubwo nashakiye. Bikomeza kumbamo binini, ariko nkomeza kugira abantu inama, nkomeza kuganira n'abubatse, nkomeza kuganira n'abatubatse, nkomeza kuganira n'abantu bafite ibibazo bitandukanye. Mwuka w'Imana akambwira kugira icyo nkora, ariko kwa kundi umuntu aba yihugiyeho, kwa kundi umuntu aba agitekereza byinshi. Ariko ikintu cyo gihe mbishimiye Imana. Ndashima Imana yo mu ijuru yo kabyara ko igihe cyayo kitajya gitinda cyangwa ngo kinatebuke. Ni kenshi duhura n'ibibazo twavuga ngo Imana yaradutaye, ni kenshi duhura n'ibigeragezo twavuga ngo Imana iba hehe, ni kenshi uhura n'ingorane ukavuga ngo Imana yarakuretse, ugatangira ukiciraho iteka. Ariko nje kukubwira ngo humura, nje kukubwira ngo komera, nje kukubwira ngo Imana ntabwo yagutaye, ahubwo ni igihe cyayo kitari cyagera. Wakwibaza ngo mbese igihe cy'Imana kizagera ryari? Iryo ni ibanga ry'Imana. Icyo dusabwa ni ukuyegera, icyo dusabwa ni ukugera ikirenge mu cya Kristo. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo dusangirire ijambo riri mu gitabo cya Matayo ibice 11 ku murongo wa 28. Haravuga ngo mwese, haleluya. Ntago bavuga ngo bamwe, ntago bavuga ngo abagabo, ntago bavuga ngo abagore gusa, ntago bavuga ngo abana cyangwa se abasore n'inkumi gusa. Baravuga ngo mwese. Ese mwese nawe waba urimo? Baravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze munsange ndabaruhura. Ese niki kikuruhije? Ese waruzi yuko kuruha bitaterwa nuko wakoze ibintu byinshi? Ntabwo biterwa nuko wateruye imizigo myinshi, ntabwo biterwa nuko wagenze urugendo rwinshi. Waruzi yuko ushobora kuruha kandi wicaye, waruzi ko ushobora kuruha kandi utanakoze ibintu. Yesu nashimwe cyane. Wari wabona umuntu uryama akabyuka aniha, avuga ngo arumva arushye kandi yaryamye ijoro ryose. Ariko Yesu ahangaha haravuga ngo muze mwese abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze ndabaruhura. Icyo nshimira Data, ntabwo ajya ananirwa. Yesu nashimwe cyane. Yesu uyu nguyu twiringiye rero ni umunyembaraga. Ntabwo avuga ngo nihaze ba bantu boroshye ari bo nterura, oya, aravuga ngo mwese. Bivuga ngo ari babandi babyibushye cyane, ari babandi bananutse, wabandi bakora siporo bafite amaboko akomeye, ariko aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Ese waba uruhijwe n'iki? Ni iyihe nimba ufite ku mutima wawe umaranye igihe? Ni ikihe kibazo kikuremereye? Ese ni ikihe wumva udafite n'uwo muntu wakibwira? Erega hari ibintu byateye ngo singira umuntu ubwira umuntu ibyawe bikaba byageze ku karubanda. Ariko reka nkubwire, vuga ibyawe ububwire Yesu. Yesu ntabwo ajya duhemukira, najya tuvamo. Yesu nashimwe cyane. Wowe urushye, wowe uremerewe,
ngwino umwami Yesu arakuruhura, nimuze tuganire, ngwino tujye inama, ngwino duhumurizanye. Yesu nashimwe cyane. Ese wari uzi ibyo ngibyo Yesu yagucishijemo, izo ntambara waciyemo nyuma ukanesha, ko wazi ukazitubwira natwe tukanesha? Wari uzi ko mubwiye ibyanjye naciyemo nkanesha, ko nawe wavuga ngo Imana yakoreze ibi ngibi nanjye yabinkorera? Yesu nashimwe cyane. Mureke twikwihererana ibyacu by'Imana yadukoreye ngo tubigire ibyacu gusa, ahubwo tubibwire na bene data. Twegere bene data barushye baremerewe, tubabwire iby'umwami, tubabwire iby'umwami wacu abifuzaho, ibyo yifuza kubagirira. Ku murongo ukurikiraho wa 28 haravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye. Yesu nashimwe cyane. Ngo munyigireho, nimuze twigire ku mwami Yesu, nimureke tumwemerere tuba abagaragu be, mureke tumwemerere muri ibyo bibazo ucamo, muri izo ntambara, muri ako gahinda ufite, muri ayo marira, muri ibyo bikuremereye, muri ibyo udafite uwo wabwira, muri ibyo kwa muganga bakubwiye ngo byararangiye ntabwo bishoboka. Ibyo byose mureke tuze tubibwire umwami Yesu. Yesu nashimwe cyane. Muhumuriza TV ni urubuga tuzajya tuganiriraho, tukabwirana iby'urutse umutima, nkaguhumuriza nawe ukampumuriza, hanyuma umwami wacu agahabwa ikuzo. Yesu nashimwe cyane. Ntihakagire uwihererana ibye, ntihakagire uwumva yuko icyo kibazo ufite ari icyawe wenyine. Erega ku isi twese duhuje umubabaro, erega ku isi twese dusangira iyo mibabaro. Y'umuturanyi wababaye naho uburyo ubabaye, y'umuvandimwe wababaye naho uba ugomba kubabara, kuko yababaye wenyine hanyuma numufashe kubabara cyangwa se umugira inama, umwegere, umuhumurize, cya gihe namara gutabarwa ntabwo uzasangira nawe ibyishimo. Ni hahandi usanga abantu bavuga ngo naragusengeye. Wamusengeye utazi n'ikibazo afite. Sanga umuturanyi wawe, sanga umuvandimwe wawe, reba ya nshuti yawe. Yesu nashimwe cyane. Umwegere, muganire, umwegere, umuhumurize. Humuriza abana bababaye, humuriza ababyeyi bababaye, humuriza za ngo zirimo zisenyuka. Erega umwanzi aca hirya no hino ashaka kugira ngo asenye iby'Imana yubatse, ariko ntitukabyemerere bakundwa. Yesu nashimwe cyane. Yewe urushye uremerewe, erega abarushye ni benshi bacecetse, abarushye ni benshi babuze aho bavugira, abarushye ni benshi, ariko mbazaniye inkuru nziza, nimuze duhumurizanye. Yesu nashimwe cyane. Aho waba uri hose, aho waba uherereye hose, iyi nkuru nziza irakugeraho kandi abizi ko uzatabarwa. Humura, ntabwo uri wenyine. Irindi jambo numva ko dusangira ni muri Matayo 14 ku murongo wa 27. Ibi ni ibintu muba musanzwe musoma mukurikira, ni inkuru tujya twumva kenshi, aho Yesu yaramaze kugaburira imbaga y'abantu, arangije ngabwira abigishwa ngo nimugende bajye mu bwato bambuke hakurya. Yesu nashimwe cyane. Ngarabanza ajya kwiherera arasenga, ariko ahantu nenda kuvugaho ni kuri 27. Yesu nashimwe cyane. Ngari ku uwo mwanya Yesu avugana n'abati, nimuhumure, ni jyewe, mwitinya. Kubera iki? Bari bahangayitse cyane, bari bari mu bwato ngo bageze hakurya, umuhengeri w'abana mwinshi. Yesu nashimwe cyane. Ngo bagira ubwoba, Yesu abaturitse imbere agendesha amaguru ku mazi, barakangarana. Ntabwo nzi ikiguteye ubwoba, sinzi wowe umuyaga waguteye uturuka, sinzi wowe icyo ubona cyaguhangayikishije gituma umutima wawe utagubwa neza, gituma utabona ihumure mu mutima wawe, gituma uhangayika. Ese ni ukubera iyihe mpamvu? Ese ni ikibazo cy'uburwayi? Ese ni ikibazo cy'ubukene? Ese ni ikibazo cy'umugabo cyangwa umugore yaguhindutse? Mwarakundanye mutangira neza, none bigeze hagati aravuze ati naribeshye, ndashaka kubwira ngo humura. Yesu yarababwiye ngo nimuhumure, nyamara bari bakangaranye biteye ubwoba. Noneho ibaze kuba bari mu nyanja hagati, naho bari gusimbukira, ariko wowe ufite aho wasimbukira. Ariko hamwe no gusimbuka, emerera Yesu aguhumurize. Emera ihumure ry'Imana rimanuke mu mutima wawe, emera ijambo ry'Imana ritegekere mu mutima wawe, emera kuyoborwa n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Hariya hejuru kuri aho twasomye mbere umurongo wa 29 muri Matayo 11 havuze ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho. Ese wakwemera ukareka ibyo urimo kugenderamo? Warekura icyo kigari urimo kugenderamo? Warekura ibyo bintu birimo bituma utegerana n'Imana? Wareka ibyo byose bituma utagera ikirenge mu cya Yesu? Erega muri iyi si hari uburyohe bwinshi, hari ibintu biturangaza, hari ibintu bidutwaza igitugu, hari ibintu bitureshya.
kandi ibyo byose bizashira, ibyo byose ni by'igihe gito, ariko nimureke twigire kuri uyu mwami Yesu, nimureke tugere ikirenge mu cye. Yesu nashimwe cyane. Nikaze rero, waba ufite ihumure wahumuriza mwene so, waba ufite ubuhamya wahamiriza bene data, waba ufite icyo wumva wahageza kuri mwene so kugira ngo nawe akomezwe nk'uko Imana yagukomeje, nk'uko Imana yakubatse, nk'uko wemeye kugendera mu buntu bw'Imana, kugendera kureka bya bindi byari bikuryoheye, kureka bya bindi byari byiza, hanyuma ukemera ukayoborwa n'Imana. Ibyo byose waza ukabitubwira, ukatubwira mbese n'iki wakoze kugira ngo ibyawe bitungane. Ese hari icyo watanze? Ngwino kitubwire. Ese ntacyo watanze? Umwami Yesu yaragutabaye igihe kigeze? Ngwino bitubwire, natwe dukomere, hanyuma dukomeze urugendo. Vuba bidatinze umwami wacu azadutabara. Yesu nashimwe cyane. Mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije rero ikaze. Ntutinye, ntuvuge ngo ese byashoboka, ngo ese byaturuka he, ngo ese nabigenza ne. Oya, ngwino tubwire iby'Imana yagukoreye, hanyuma tugendane urugendo neza kandi tuzagera mu ijuru amahoro. Erega hari impano ikurimo, hari impano yo guhumuriza nawe ufite, hari impano yo gufasha abababaye ufite. Ibyo byose wibyihererana, bizane, ngwino tubisangize bene data, ngwino hano tubivuge, ngwino tubiganireho, ngwino tubisangize bene data, nabo bakira ihumure, bakire gutunganirwa nk'uko nawe wagiriwe neza. Yesu nashimwe cyane. Erega ntacyo turusha abandi, nawe ntacyo urusha abandi. Wowe watabawe, ngwino tubwire. Wa wundi utaratabarwa nawe yakira ihumure mu buzima bwe, avuga ati wagiriye neza uriya, nanjye azangirira neza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hari ababyeyi bababaye, hari abana bababaye babuze ababyeyi babo, hari ababyeyi babuze abana kandi bababona bakabumva bagendagenda bazerera ku isi hose, ariko batakimenya amakuru yabo. Yesu nashimwe cyane. Mwese nimuze, abarushye n'abaremerewe, umugabo wawe yaba yakunaniye, yagusize, yagutereranye, ngwino. Imana yacu iratabara kandi irarengera. Waba uri umugore, waba uwo ari wo wese, niba uri n'umugabo umugore yagutereranye, ntugire ikibazo, dufite Imana ihumuriza. Ibyo byose bituruka ku mwanzi. Ntabwo umwanzi ajya yishimira ibyiza, ntabwo ajya yishimira ko tunezerwa, ntabwo ajya yishimira kubona abashakanye babanye neza, bari mu rukundo, bari mu bumwe, bari mu kumvikana. Umwanzi arabifuhira cyane. Mureke dufunguke amaso turebe hakurya, dufunguke amaso turebe. Yesu nashimwe cyane. Uzafunguka uta amaso no gusoma ijambo ry'Imana, uzafunguka guta amaso no kuganira na bene so, tukamenya iby'Imana yagiye ikora, uko Imana yagiye itsindishiriza abandi, tukavuga ngo Imana yabikoze nanjye yabikora, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko yararejo n'uyu munsi niko ari, ngo kandi n'ejo niko azaba ari. Ntabwo Imana yacu igihinduka rero, ntabwo igira akantu ko guhindagurika, nk'uko tujya tugira inshuti zikaduhinduka, nk'uko ujya ugira umuvandimwe akaguhinduka, ariko Yesu ntabwo ajya abigenza atyo. Yaradukunze rimwe kandi byararangiye, ntabwo azisubiraho. Yesu nashimwe cyane. Ikimenyimenyi yarapfuye aranazuka, ibyo byose kugira ngo tumwigireho. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mbifurije ikaze, mbifurije guhumurizwa, mbifurije kugubwa neza, mbifurije kugera ikirenge mu cya Yesu, hanyuma tukakira ihumure mu buzima bwacu. Shalom shalom. Turi kumwe. Imana y'amahoro ikomeze kubahaza uburame, Imana y'amahoro ikomeze kubigisha, inzira zanyu zirindwe nawe, mu byo mucamo byose mubone ihumure ry'Imana. Shalom shalom. Kugeza